bakunze rero b'iki kiganiro kibanda ku ngo, tugeze ku kintu cy'ingenzi twagombye kuba twarahereyeho. Icyo twari guheraho ni urukundo rw'abashakanye. Reka rero tuvugaho. Padiri, urukundo rw'abashakanye rukomoka hehe? Urukundo rwose Diogene rukomoka ku Mana, kuko Imana ari urukundo. Iyo twitwa abana b'Imana bishingiye ku rukundo yaturemanye, urukundo yaturemyemo n'urukundo yaturemeye. Urukundo rw'abashakanye nta yindi nkomoko yarwo usibye Imana ubwayo. Urukundo rw'abashakanye rushingira ku isakaramentu baba bagiranye, nk'uko twabivuze mu biganiro byashize. Isakaramentu ryo gushyingirwa ni ikimenyetso cy'urukundo. Ikimenyetso cy'urukundo Imana ikunda ubwoko bwayo, ni ikimenyetso cy'urukundo Yezu Kristo akunda kiliziya ye. Urukundo rw'abashakanye rukomoka ku Mana kandi rukaganisha ku Mana. Ese mu rukundo rw'abashakanye hari ibintu mubona byashimangira urwo rukundo bikaruherekeza ku buryo uko rwatangiye ruzagera no ku musozo? Urakoze Diogene. Yishimangira urukundo, igikomeza urukundo ni uko rukomeza rukaba rwa rundi Imana yaturemanye, rwa rundi Imana yaturemyemo. Ahubwo twavuga ikigaragaza urwo rukundo cyangwa kirushyigikira, niyo ngo ubwihangane, kwihanganira umuntu n'ikimenyetso cy'urukundo. Iyo turebye mu ibaruwa ya Paulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, hari aho dusanga igisingizo cy'urukundo cyangwa se indirimbo y'urukundo. Urukundo nyarwo, urukundo nyarwo rurihangana, urukundo nyarwo rubabarira byose, urukundo nyarwo ntirugira inzika, urukundo nyarwo ruhora ruteka ari urukundo rushushanya ibyiza Imana itugirira. Bivuze ko iyo turebye iyo ndirimbo twari dukwiye no kujya tunisuzuma tukareba niba icyo ayo magambo ya mutagatifu Paulo intumwa avuga tugikurikiza. Tuvuze ngo urukundo rurihangana, urukundo rubabarira byose, urukundo ntirugira inzika, urukundo ntirugira ishyari. Kubabanye ibyo bintu rwose bagiye bigarukaho byabafasha gutera intambwe mu mubano wabo, kandi uwo mubano ugahita ushimisha Imana. Abatwumva harimo abashakanye bafite uburyo batangiye, bigitangira rwose ari umunyenga, bishyushye, ari urukundo koko, ariko iyo bamaze kubana hari ukuntu bisa n'ibihinduka. Ese ni ibihe byonnyi by'urukundo? Mbere yo kuvuga ku byonnyi by'urukundo, tuvuge kuri urwo rukundo ruba rufite ikibatsi, ari nabyo kenshi dukunda kugarukaho dusaba abagiye gushinga urugo kongera kureba, ntibayoborwe n'urwo rukundo rushyushye gusa, ahubwo banarebe, batangire bigane, barebe intege nke zabo, bitegure no kuzazifashanyamo. Iyo ubwiye umukobwa ari gushaka gushinga urugo tukana karasinda, birebe neza, ntabyo ashobora kubona. Ushobora kumubwira ese niki cyiza wabonye kuri kanaka kugira ngo umukunde, akayakubwira ibintu bitandatu. Wamubwira ese niki kibi wabonye, ugasanga ntacyo abona, kuko bavuga ngo urukundo rwamuhumye amaso. Ariko ubundi iyo abashakanye bakibana nk'uko babivuze, baba bakiga kurebana kwa kakana ko mu jisho. Akana ko mu jisho bivuze iki? Ni hahandi ureba mugenzi wawe ugasanga mu jisho rye uri gato rwose, ugahora iteka wumva ko uri gato. Niyo bitangwa akana ko mu jisho. Bigatuma wubaha undi, bigatuma wumva ko umukeneye, bigatuma wumva ko yagufasha. Ibyonnyi rero by'urwo rukundo ni wa mwiryane twavuze, ni za nama mbi z'inshuti mbi, ni bya bindi wari witeze utabonye, uko bitari bijyanye n'urukundo. Mu by'ukuri ushaka gukundira umuntu uko afite amafaranga, wahagerayo amafaranga ashize, rwa rukundo narwo rurayoyoka. Burya urukundo nyarwo ntirugurirwa, ntirunagurwa, usanga ari umwimerere. Ushaka kuba wakunda umuvandimwe akennye cyangwa akize, kuko icyo wamukundiye atari amafaranga cyangwa ibintu. Ibyo rero nabyo ni kimwe mu byo twakita ibyonnyi by'urukundo. Hari noneho n'ubuhemu bushobora gutwuza, ugasanga bwangije rwa rukundo kuko rwari ruhari, ariko kubera ubuhemu ntirwavomererwa, kubera ubuhemu ntibwakitabwaho. Ni ibyo byonnyi navuga. Umbajije icyo mbona vuba n'icyo ngicyo. Hari aho muvuze ngo urukundo ntirwavomerewe, nyamara uburyo tubona abantu basazanye bagikundana, ndetse bikaba byarenze uko bari bakundanye mbere. Ni ibihe bintu byashyikirwa urukundo ku buryo rutacuye?
hari umuvandimwe Padiri Gaspari niwe wanditse igitabo kivuga kiti ngo ibanga ryo kurambana. Ibanga ryo kurambana, ese kuki abantu tubona abantu barambana tukabona n'abandi bamarana iminsi gusa ndetse bamwe bakamarana imyaka bakageraho bakarambirwana kubera iki? Ese hari ibanga nta rindi, ni rwa rukundo twavuze rwihangana. Burya kugira ngo abantu barambane hagomba kubaho kwihangana. Ntabwo ari uko bari intungane, ntabwo ari uko bari babuze ibyo bapfa, ahubwo ni uko ibyo bapfa barabirebye basanga ari bike kurusha ibyo bapfana cyangwa se ibyo bimirije imbere. Urukundo, hari ibibazo rwose twabinabivuze, nako twarabivuze mu gihe cyashize ko nta rugo rutagira ibibazo. Ariko rero burya ikitakwishe kiragukomeza. Bariya abantu begereye bakubwira ko bahuye n'ibibazo byinshi bikomeye, ariko bakagenda babirenga, bakagenda babibonera igisubizo mu kwihanganirana no mu gufashanya no mu gutahiriza hamwe, bakabona ibisubizo bijyanye n'ibyo bibazo bagiye bahura nabyo. Ibanga rero nta rindi, ni ukwihangana, ibanga ni ukubabarirana, ibanga ni ukubaho mu budahemuka. Ntabwo abantu barambanye ari uko bari ba miseke igoroye, ahubwo barebye imbere, babona ibyiza, babona urukundo, babona icyo bakwiye kuramira kurusha ibyo bapfa. Niryo banga rero, kwihanganirana bituma abantu barambana, kandi none n'ubudahemuka bugashyigikira umubano wabo. Mu bundi buryo hari abatwumva bafite urukundo rwose ku buryo bararambanye, abandi barumva nta kibazo bafite, ariko hari n'abaho birimo bicika. Abo birimo bicika, niba ngira ngo mugire inama. Inama nta yindi, ni ukugaruka ku isoko, kureba icyatumye babana. Ubundi twabivuze, urugo ni nk'umushinga. Ugomba kwicara ukareba neza kuki ngiye gushaka umugabo, ese kuki ngiye gushaka umugore. Ntabwo najya gushaka umugore kuko n'abandi bose bamushaka, ntabwo najya gushaka umugabo kuko n'abandi bose bamushaka. Oya, ngewe nshobora kugira impamvu ngomba kwinjira mu rugo, kandi izo mpamvu zikamperekeza, nkagiteka nzigarukaho. Ukagaruka kuri cya kindi cyatumye cyagushyiguye, ukajya gushaka kanaka, ukajya gushaka runaka. Icyo ngicyo nicyo rwose twabashishikariza, bagaruke kuri bya bihe byiza bagiranye, bagaruke kuri bwa budahemuka bagiranye, basezeranye, bagaruke kuri rwa rukundo rwabaranze mu minsi yashize, bagaruke ku cyiza twakwita intumbero y'urugo rwabo, cyangwa se icyo bifuzaga kugira ngo babashe kubana, birinde gutinda mu bibazo, kuko ibibazo umuntu abihanga amaso, kandi buri kitakwishe kiragukomeza.